Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, izina ry'Uwiteka nirishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana, Imana yacu yamamare cyane. Uyu munsi byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None ni itariki 12 ukwezi ko ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice byaho ni 10, umurongo wa 34 haranditse ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana intumye ku bana ba Isiraheli, ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo wa Yohana yabwirizaga ni irya Yesu w'i Nazareti, nuko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda bose ni Yerusalemu, uwo bamwicishije bakamubamba ku giti. Imana yacu nishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Nanone Petero aterura amagambo aravuga ngo, none menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Wowe wubaha Imana ugakora ibyo gukiranuka, Imana irakwemera. Kandi kuba Imana ikwemera bivuze ko itazigera ikureka, bivuze ko itazigera igusiga, ntizigera iguta. Byuka urabagirana uyu munsi uharanira kwemerwa n'Imana, byuka urabagirana uyu munsi uharanira gukundwa n'Imana, kuko mu mahanga yose umuntu ukora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera, kuko Imana itarobanura ku butoni. Aya magambo yavuzwe na Petero. Imana ntirobanura ku butoni. Mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, reka nkubwire, iyo ukora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Uko waba uri kose Imana irakwemera, uko waba umeze kose Imana irakwemera, uko waba ugenda kose Imana irakwemera. Iyo ukora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Mu mahanga yose umumama wubaha Imana iramwemera, umugabo uyubaha ikamwemera, umukobwa uyubaha ikamwemera, umusore uyubaha ikamwemera. Umva mvugane nawe, kuko wubashye Imana ugakora ibyo gukiranuka, Imana irakwemeye kandi irakwemeje. Imana irakwemeye kandi irakwemeje. Uyu munsi Uwiteka Imana ikwemeje abatakwemeraga, Imana ikwemeje abatari bakuzi, Imana ikumenyekanishije mu mahanga, ikumenyekanishije mu mudugudu utuyemo, Imana ikumenyekanishije muri karitsiye utuyemo. Imana irakumenyekanishije kandi Imana izamuye izina ryawe. Mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera, kuko watunganiye Imana, kuko wubashye Imana, kuko wanze ubugome bw'iyi si. Nicyo gitumye Imana igukiza, nicyo gitumye Imana ikurengera, nicyo gitumye Imana ikugarukaho, nicyo gitumye Imana igukuraho igisuzuguriro, nicyo gitumye Imana ikumara umubabaro, nicyo gitumye Imana ikwemera. Iyi Imana yakwemeye n'ibintu birakwemera. Iyi Imana yakwemeye n'abantu barakwemera. Iyi Imana yakwemeye n'akazi karakwemera. Iyi Imana yakwemeye n'amafaranga arakwemera. Iyi Imana yakwemeye n'urugo ruremera. Iyi Imana yakwemeye n'inshuti zirakwemera. Iyi Imana yakwemeye umuryango urakwemera. Haleluya! Haranira kwemerwa n'Imana. Imana nikwemera izakwemeza n'abantu. Reka gutinda ushaka kwemeza abantu ngo abantu bakwemere. Reka gutinda ushaka kwemeza abantu ngo abantu bagutinye. Ahubwo tinda ushaka kwemeza Imana.
Imana yo nikwemera izakwemeza abo batakwemera. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Mana ishobora byose, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwiringirwa, ngo mu mahanga yose ukubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo uramwemera. Ndasengera uyu mugabo unkurikiye aya masaha, Mana n'umwihishurire. Hari abantu bakeneye ukuboko kwawe, hari abantu bakeneye ineza yawe, hari abantu bakeneye ubutabazi, hari abantu bakeneye kurengerwa, hari abantu bakeneye guhindurirwa amateka, hari abantu bakeneye Mana, bakeneye kukubona, bakeneye kukubona. Bamaze igihe bari ku kidendezi bategereje uwabajugunya mu kidendezi. Gera kuri uyu muntu umaze igihe arwaye ategereje gukira kandi akijijwe nawe. Uyu muntu umaze igihe arwaye ategereje kubohoka kandi abohowe nawe. Mana numukoreho numurengere, Mana numukoreho numutabare, Mana numukoreho numubambira amahema, Mana numukoreho numucira inzira, Mana numukoreho. Haleluya. Kora kuri uyu muntu umaze igihe arwaye, amaze igihe arwaye kanseri, amaze igihe arwaye diyabete, amaze igihe arwaye umutima, amaze igihe arwaye amaguru, amaze igihe arwaye umugongo, amaze igihe arwaye umutwe. Uyu muntu umukize, uyu muntu umubohore, mwiyereke kandi umwihishurire. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa. Hirya yawe nta yindi Mana. Uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri, uko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi ni kukibikora, uko wakizaga abarwayi na n'uyu munsi ni kukibakiza. Mana yanjye, Mana nzima, genderera abantu bawe, genderera ubwoko bwawe, genderera abamama, ubagenderere Mana. Hari ingo zabo ziri gusenyuka, izo ngizo zigenderere, wongere uzubake Mana. Hari abakobwa bakurindiriye bamaze igihe bategereje ubukwe, abo ngabo bagereho Mana, ubakorera ibitangaza, ubakorera ibimenyetso, ubakorera imirimo, kuko uri Imana igira neza. Bubakira ingo zabo Mana mu izina rya Yesu. Uyu mwaka Mana, korera mariage abantu bawe, ubabohoreho uburetwa, nabo bakire kurabagirana mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu watangiye bizinesi ariko irahomba, ibyo byose bijya hasi. Ongera Mana umuremera andi mahirwe, muremera amahirwe ya kabiri, reka yongera atangire, reka yongera atangire. Muremere igitangaza, muremere Mana, muremere yongera atangire Papa, yongera atangire Jehova, yongera atangire Kristo, yongera atangire Mwami w'abami. Ongera Mwami, ongera rema ikintu ku buzima bwe, kuko uri Imana igira neza. Uyu muntu umaze igihe azenguruka ashaka akazi, yaradepoje, nta na hamwe bamuhamagara, ariko ndamusengera, reka imbaraga zawe nizifate kuri we, amaraso yawe ayo namubonekeho. Uyu muntu Mana mubera Imana, mubera umurengezi. Uyu muntu Mana mutabare, reka data ugende umuvuganire mu izina rya Yesu. Reka adepoza asange wowe urahari, ajye kudepoza asanga urahari. Ibutsa abantu hose yadepoje, muri ofisi zose yadepoje, bibuka izina rye bamuhamagara. Uri Imana nyamana, uri Imana y'imbaraga. Nsengeye umuntu umaze igihe afite umubabaro wo mu mutima. Hari umwuka umutera umubabaro, hari dayimoni imutera umubabaro, hari dayimoni imutera agahinda. Uyu muntu umumara agahinda, uyu muntu umumara umubabaro, uyu muntu umumara umubabaro, umurengere Mana. Mu mahanga yose abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, urabemera. Abagabo bakubaha bagakora ibyo gukiranuka, urabemera. Mana rengera abantu bawe, ubaremera amashyi ku kwezi kwa gatatu Mana. Reka abantu Mwami Nyiringabo Imana bimenyekane ko bakubashye, bimenyekane ko bubashye umugabo w'umunyamaboko, bimenyekane ko bubashye Imana nyamana, maze abantu baremera amashimwe bazagaruke bashima. Urakoze Mana, amen. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Imana iguha umugisha, we wumvishije isengesho, ukiryumva risheyaringa abantu batanu kibasheyaringa isengesho, nawe umugisha w'Imana ukubeho. Ryoherereza inshuti yawe, ryoherereza umuvandimwe, umuntu ukunda, rimwoherereze nawe yakire kubohoka, yakire umugisha, yakire ubutabazi muri iki gitondo. Reba ko wakoze subscribe, nusanga utarayikora uyikore, kanda like, shyireho komenti yawe. Niba wumva ufashijwe n'iri sengesho, vuga ngo amina, vuga ngo amina, cyangwa ubwira Imana uti Imana mpa kwemerwa nawe, mpa kwemerwa nawe. Imana iguhe kwemerwa, Imana iguhe kwemerwa. Imana yaguhaye kwemerwa
ibintu byose birikora kandi ibintu byose bigenda neza. Shalom, shalom.